Niba ushaka kumenya ko umugabo agukunda bya nyabyo, ukaba rwose ukeneye kubimenya ko agukunda koko, suzuma ibintu bibiri byonyine ngiye kukubwira, uzahita umenya igikwiye, uzamenya koko ko agukunda atakuryarya cyangwa se atakubeshya. Wakwibaza uti ni ibihe? Mbere yuko tubivugaho, reka nkubwire kuri Rama Family, mu muryango mugari wabifuriza abandi kurama, kandi nibyo nawe udukurikiye ndabizi wahisemo neza. Ndanagushimira cyane wowe wakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora ntacyo byaba bitwaye uyikoze. Reka rero turebere hamwe ibyo bintu bibiri ukwiye kuba ureba ku mugabo, ukabisuzuma neza ukamenya koko ko uyu mugabo agukunda. Ikintu cya mbere ni imyitwarire ye. Imyitwarire ye, comportement ze kuri wowe. Buriya mu Kinyarwanda n'ubusanzwe bavuga ko ibikorwa biruta amagambo. Kuba umuntu ahora akubwira ko agukunda ntibihagije, ahubwo reba niba akora ibigaragaza ko agukunda koko. Ubwo icya mbere byanze bikunze, niba hano twavuze imyitwarire, ese iyo myitwarire ni iyihe? Ku myitwarire turareba ko umugabo agutega amatwi. Uzasuzume ko uwo muntu ukubwira ko agukunda buri gihe w'umugabo akumva agutega amatwi. Icyo gihe uzahita umenya ko kuko agukunda. Ikindi uzareba ku myitwarire ye ni ukumenya ibyo ukunda akabikuzanira. Mu bushobozi bwe birumvikana, ntabwo agomba kuzana ibya mirenge cyangwa ibyo adashoboye kubona, ariko nibura azaba azi ibyo ukunda. Ikindi mu myitwarire ye ugomba gucunga neza ni ukumenya niba azi gutandukanya igihe ubabaye cyangwa igihe wishimye. Buriya igihe cyose ubana n'umuntu cyangwa umuntu mukaba muri kumwe akaba atamenya kugutandukanya ubabaye, akanakwitiranya wishimye kandi wowe ubabaye, uzamenye ko uwo muntu ataragukunda bya nyabyo. Ikindi mu myitwarire ye azakugaragariza ni ukumenya neza kugutandukanya ubabaye n'igihe wishimye. Biragoye cyane kuba umuntu mwaba mukundana akaba adashobora gutandukanya igihe wishimye akabyitiranya n'igihe ubabaye. Icyo gihe aba ataragukunda bya nyabyo. Ikindi nanone mu myitwarire ye uzamureberaho ni uko azajya agushyigikira, haba mu byishimo ndetse no mu bihe bigoye. Aha ntabwo akwiye kuba agushyigikira mu mafuti kugira ngo gusa ngo akwereke ko agukunda, oya. Iyo ari amafuti akwiye kuba agukosora, nicyo cy'ingenzi. Ariko kugushyigikira hano bavuga ni igihe muri mu byishimo ntagutererane, ariko noneho mwagera no mu bihe bigoye ukabona arakomeje aragushyigikiye, ntagutaye, nta nubwo agutereranye, nta nubwo akwinubye. Ikindi kandi muri iyo myitwarire ye uzacunga neza ni uko atajya gukritika mu bandi, ngo akuvuge nabi mu bandi, kabone nubwo yaba ari mu miryango ye. Uwo mugabo ntabwo ashobora kugukritika ngo akuvuge nabi, oya. Arihangana nubwo baba bavuga ibiri byo, ntabwo afatanya nabo kugukritika. Hari ikindi kandi kigaragaza iyi myitwarire y'umugabo ugukunda, ni igihe akwemerera icyo wahisemo, kabone nubwo wowe ataba anagikunda, ariko ugasanga aragushyigikiye mu cyo wahisemo, mu gihe wahisemo. Urugero, wenda ushobora kuba adakunda kureba filime kandi wowe uyikunda, cyangwa se adakunda kureba umupira kandi wowe ukunda, ariko akagufasha kureba umupira, akagufasha kureba filime, kandi mu by'ukuri we nta bushake yari afite bwo kubireba, ariko kugira ngo utagira irungu ukabona arashaka ko agufasha kubireba mu rwego rwo kugira ngo agushimishe. Icyo ni ikimenyetso nacyo kindi kigaragaza ko uwo mugabo agukunda bya nyabyo by'ukuri. Ubwo twari turi mu ruhande rw'imyitwarire y'uwo mugabo. Noneho tugiye kurebera hamwe icya kabiri ni ikihe. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko umugabo agukunda bya nyabyo uzakirebera muri communication yawe nawe, mbese ubusabane bwawe nawe.
uzabireba ute rero? Uzareba uburyo agusobanurira icyo ashaka kukubwira. Ese iyo agiye kugira icyo akubwira aragukanika, aragutegeka, arakumenyesha bya bindi tujya tuvuga ngo ni ugutanga information, gutanga amakuru. Ese abikubwira kugisha inama? Mu by'ukuri iyo ashaka kugira icyo akubwira uzarebe uburyo abikubwiramo. Uzareba usuzume ubone niba haba harimo transparence, nta kintu na kimwe ashaka kuguhisha, akeneye kukubwiza ukuri. Uwo mugabo azaba agukunda bya nyabyo. Ikindi nanone ugomba kurebera muri communication ni ikijyanye no kuguha amakuru y'ibyo ateganya gukora no kubikuganiriza. Umugabo ugukunda ntabwo azaguhisha amakuru y'imishinga afite y'ejo hazaza, azabikubwira ndetse anabikugisheho inama, ariko abikumenyeshe, ntabwo azaza abiguturaho. Ikindi uzabireberaho mu bijyanye na communication ni uburyo muganira, kugera no ku myambaro. Ugasanga uyu munsi niba wambaye ikintu runaka akakubwira ati vraiment wambaye neza, cyangwa se waba wambaye ikintu adakunda akavuga ati oya iki ngiki ntikikubereye. Ibyo ni ikimenyetso simusiga ko aba yakwitayeho, areba ndetse akamenya ibikubereye, ibyo ukwiye kwambara, ibyo ukwiye kujyana ahantu hariya, ibyo ukwiye kujyana ahameze kuriya. Mbese ugasanga mu bimutwara umwanya ni ukureba uko wambaye n'uburyo ugaragara. Ashobora no kwita kuko usokoza, akita no ku bindi. Mbese muri rusange aba ashaka kureba uko ugaragara kandi bikamunezeza. Ikindi mu bijyanye na communication ugomba kuzareba ni uburyo akumva, nyine uburyo agutega amatwi. Iyo muri kuganira ukabona kwitayeho, cyangwa se ukabona nta kwitayeho, ari muri telefone, cyangwa mukaganira ari kuvugana n'abandi, cyangwa mukaganira ubona wagira ngo ntabwo ari kubyumva. Ibyo ngibyo nabyo ugomba kuzajya ubireba, ukareba imyitwarire, ukareba uko umusabana, ukareba ukuntu abyitwaramo. Ikindi kandi uzarebera muri communication ni uburyo agusangiza ibyishimo bye, akagusangiza n'akababaro ke. Buriya hari abagabo bashobora guhisha ibyababaje abagore babo, cyangwa se akakubwira, akaguhisha ibyamubabaje, akaguhisha ibyamushimishije, ariko wowe nubona byose abikubwira mu buryo butandukanye, akakubwira ati uyu munsi cyaho nahuye n'ikibazo iki n'iki, byangendekeye gutya. Ejo akakubwira ati uyu munsi nagize amahirwe, ibintu byagenze gutya. Ni ukuri uzamenye ko uwo mugabo agukunda. Ibyo rero byose maze kukubwira biri mu bintu bibiri: hari imyitwarire ye, hari n'ubusabane cyangwa se communication mugirana. Ibyo bintu bibiri nubigenzura, ukagenzuramo biriya maze kukubwira, uzahita umenya ko uriya mugabo agukunda, kandi nubona agukunda bya nyabyo wowe uzarushaho, ntacyo bizaba bitwaye. Ngibyo ibyo nari naguteguriye ni kuri Rama Family. Niba wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Bye.